dutangiranye umujeni wipanzeho ibikapu kabisa, akazigo ku kazigo, wagira ni mukerarugendo wigire kwisura ingagi mu birunga. Umwite nyiri dorone yitanga ishaka IT Kaliba, umwe ku mubumbe. Ngira ngo murayibona rwose, inkweto yambaye ni nziza cyane, ifite ipine riruta irya ritiko. Ngira ngo arakomeza arigendera umujene mu mihanda ya Kigali, natwe turamukurikirana. Dorone ye noneho ubu ngubu muri control room haribereyemo MT The Bullet, amutunga dorone, arakomeza ibiyovu byose umujene ku bikapu bye kabisa. Ntabwo nzi ngo yerekeje hehe, ariko kuba dorone yari muri hejuru n'ubundi turamukurikirana kugeza tugeranya ahantu agiye. Kandi waba utarakanda subscribe, bikore nonaha, kanda kuri like, siga igitekerezo cyawe muri comment, ubundi usangize iyi video ku nshuti zawe kugira ngo izagera ku bantu benshi hakiri kare. Umujene aragiye, burya si ugutambika, si ugutambika gusa, aramanuka akanaterera. Ahangaha yari ari kuri Karuvari, yongera ngo murabibona, ariko imizigo ni imizigo, ntabwo tuzi ngo ayijyanye he. Ndagira ngo tugendane, wowe nuhumbya urahomba. Ubundi imizigo wayijyanye he? Ese kuki yikoreye ibintu bingana kuriya? Ese watekereza ko umuntu yaba atwaye skate akagenda afite imizigo ingana nk'iyo uyu mujene afite? Ahangaha si imizigo, umenya agenda anatoragura ibindi mu nzira, kuko twatangiye siko akimeze, aragenda yipampa. Ashobore kuba yari ari kugenda abikoregita ahantu, ubundi akabikorera deliver ahandi. Ndagira ngo tugendane kabisa, tumenye ngo ubundi uyu nguyu abijyanye hehe, kuko imizigo yimaze kuba imizigo. Turakomeza tumukurikiza dorone, siwe wayizanye, turayimutunga kabisa. Arakomeje, aragiye, natwe turamukurikira. Ibiyovu byose, ubundi ahangaha uhita ikiyovu cy'abakuru kabisa, niwahawe utishoboye. Ni nayo mpamvu nari kwerekera abatunda bagafashe bose babibereye hano, natwe niho tugomba gutangira ibintu byacu. Umujeni rwose aramanuka, noneho yari amaze gutera Karuvari, noneho bari kumanuka ahandi hantu wagira none ahubwo abageze muri bagenzi be. Ngira ngo murabona uburyo bamwakira kabisa, ku bwuzu bwinshi, urugwiro ni rwose, ntawamenya. Nawe arababaza ati mufore hano harimo iki kabisa. Abana batangira gutekereza atari kuba ntiwabona tuzaniye amandazira, abandi bakitekereza ati kuba wabona azanye n'imineke wana. Ariko nyiri dorone yipanguraho ibintu byose, ikintu kimwe ku kindi, apangura abanza anaganira n'abana gakeya cyane, baciriye babwira utundi tuntu dutandukanye, ariko yikuraho igikapu kimwe agishyira hasi, akuraho ikindi, ariko arabikuraho ntibimushiraho. Uyu mujene yari yipambye kabisa, ko yari apakiye wagira ngo ni samuterera. Arabikuraho ariko ntibimushiraho, ariko agenda akuramo gake gake, arambika hasi. Akimara kurambika hasi, azituraho inkweto zindi yabaga yaziritse ku mpande, avuga ati ubundi mwebwe ngomba kubaha ibikoresho, dore ni message zanyu mba mbazaniye zivuye ku bantu bakunda ibikorwa byacu. Ati baduhereza ibikoresho bitandukanye, ubundi namwe mwishime kabisa. Azitura skate yabaga yaziritse ku bikapu, ariko nanjye nzengurutsa dorone kabisa, mugaragaza. Yigize nyiri dorone, ariko uyu munsi ndamufite muri control room, ubu noneho niwe nayitunze. Arangije abwira abana ati buri wese nafate inkweto yari ari gukoresha. Ati ariko mwibuka neza, ntabwo wemereye kwambara iyi nkweto utambaye ka kagofero karinda umutwe, ariko helmet. Ati buri mwana wese ufata inkweto afate na helmet ye. Abana bose bagenda bafata inkweto bari gukoresha bafata na helmet. Arangije arababaza ati ninde muntu wawe ufite ya nkweto ariko akaba adafite akagofero kamurinda? Abana barazamura. Ati ntimuzongere kuzambara nta ngofero mwambaye. Ati ahangaha hari umupapa ukomeje gukunda ibikorwa byacu, nyuma yo kuduha inkweto akabona bamwe muri twege tutambaye ingofero ziturinda imitwe. Ati yongeye baduhereje izindi mpano z'ingofero ziturinda umutwe. Ati bana banjye mujye mwiporoteja. Ati umutwe burya niwo uri mu bwonko budufasha gutekereza, umutwe ni moteri y'umuntu, mugomba kwirinda leta zangirika. Nta siporo wakora udafite umutwe hazima. Ati nimwakire kabisa, maze utu tugofero mujye mutwambara. Nta muntu wemereye kwambara izo nkweto z'amapine atambaye utwo duhelmet bahaye. Ati kandi iyo ni message ntanze y'umubyeyi watwikundaga akunda ibyo dukora. Ntabwo byarangiye, igikapu kimwe kirarangira, afata ikindi kabisa, azengurutsa neza, afungura. Abana nawe urabyumva, amatsiko akomeje kubarenga, akomeje kuba menshi. Akuramo akandi gakweto gato, yataka ngaka njya mbona hari ugakoresha. Atakira wowe, afata yongera akuramo, cyo kurebamo neza cyane. Ati hano hari n'akandi, atari ko mwege muzajye munagasaranganya n'ubundi, ahatari umwaguru rw'urukwavu rwisasira batanu. Arangije akuramo utundi dukoresho dutandukanye, akana kari ati ariko nubwo mbahaye inkweto nimwemereye kuyambara nta kagofero kabarinda umutwe. Ati mwakire shahu, mwakire murinde intekerezo zanyu, mwakire
mwongere murinde umutwe wanyu. Ati nyuma y'ibyo ntabwo bihagije, mugomba no gufata n'utu dukoresho tuzaturinda ingingo zanyu, aho muzajya mutwambara mu ngingo zanyu, yaba ku mavi, mu nkokora ndetse no mu biganza. Ati tuno turacyari duke ariko mwakire mudusaranganye uko tumeze. Ati mujye mumenyera gusangira bikeya mufite n'ubundi haboneka byinshi n'ibizatera intugunda. Ati kandi mbaraza urukundo bana banjye. Ati mwakire musaranganye mwese. Bana bafata nabo kabisa, nawe urabyumva ibyishimo ni byose. Nawe akomeza gupangura kuramo n'utunda bahereza kana kariya kabisa. Mbese ibyishimo byari byose muri Rwanda Bullet Skaters Club. Byatinze nyuma yo kubona ibikoresho. Ati turagushimiye cyane tubikuye ku ndiba y'umutima. Amazina yanjye ni coach Itangishaka aka Nyiri Drone IT Kariba. Mbere na mbere dufashe uyu mwanya dushimira byimaze umubyeyi wari waduhaye ibikoresho, yari yaduhaye skate n'amahelmet, ariko nyuma za kubona hari umubare w'abana benshi udafite helmet, arongera ati sinshaka kuzabona muskatinga nta helmet. Dufashe uyu mwanya tugushimira cyane, much respect kabisa. Ariko nanone nitwareka gushima uyu munsi nta mashimwe gusa, nitwareka gushima Rwanda Skating Federation, Komite Olympique, by'umwihariko Minisiteri ya Siporo yaduhaye ikibuga cyiza mubona kimeze gutya. Ngira murabona abana bari kucenjoyinga bishimye bameze neza. Ibyo byose rero tugomba gushimira igikuru muri byo, nitwareka gushimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu bwaduhaye ibikorwa remezo byiza, umutekano, mbese uyu munsi nta mashimwe. Nyuma rero gushima nitwareka no gusaba, nubwo baduhaye ikibuga cyiza kimeze gutya ariko ntabwo bino ari ibibuga bya skating, ni ibyo kwifashisha. Turagira twisabire leta yacu cyangwa se abashinzwe siporo muri rusange, mudufashe rwose mudushake ibibuga bya skating. Twahoranye skate park aho abana twajya twakora freestyle n'ibindi bintu birenze byinshi, ariko yaje gukurwaho kubera ibindi bikorwa remezo byashyirwaga harimo kwagura ibibuga bya golf. Turagira twisabire rero nyamuneka abantu bafite mu nshingano mwongeye muduhe skate park, by'umwihariko muduhe ikibuga cya speed skating, aho dushobora kuzajya dutumira abanyamahanga bakinira umukino wa skating, hanyuma bakaza bakitabira amarushanwa yabereye hano iwacu mu gihugu, kubera ko twaba dufite ibibuga byabugenewe nk'uko dufite arena yakira amarushanwa mpuzamahanga ya basket, tukagira Amahoro Stade yakira amarushanwa mpuzamahanga ya football. Turashaka rero ibibuga byiza bya skating ku buryo byibuze tukaba tubona abavuye imahanga n'imahanga, nk'uko u Rwanda ari igihugu cy'ubukerarugendo, noneho batangire tubone ubukerarugendo bushingiye kuri skating. Noneho tube dufite abantu benshi bavuye impande zitandukanye z'isi baje kwenjoyinga irushanwa rya skating ryakiriwe n'u Rwanda. Niba twarakiriye UCI, niba Tour du Rwanda buri mwaka tuyakira, kubera ko tutakwakira irushanwa mpuzamahanga rya skating ku rwego rw'isi? Rero tuzi ko n'ubundi ntacyo ubuyobozi bwacu bwatwima, ntibwaduha umutekano mwiza, ibikorwa remezo bimeze gutya ngo bitwime ibibuga bya skating. Tubasabye rwose duciye bugufi, kandi twizeye neza ko mugiye kugira icyo mubikoraho. Mbese tubaye tubashimiye mu gihe tugitegereje igisubizo cyanyu cyiza. Turabizi n'ubu ntacyo mwatwima mugifite, icyo mutaduha n'ikitaba gihari, kandi tuzi ko mugiye kubikora. Reka rero nshimire nanasoza abantu bakomeje gukunda ibikorwa byacu, nabakoze subscribe kuri social media zacu, abadufollowinga kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, turabashimiye byimazeyo, mwarakoze cyane. Ubu twuje aba subscribers 10,000 hafi na kimwe, ni ikintu gikomeye. Mukomereza aho ngaho rero, mujye musangiza video zacu ku nshuti zanyu. Sinasoza ntabwiye ababyeyi mwege mushaka kuzana abana muri club. Club ni imwe rukumbi, Rwanda Bullet Skaters Club, niyo club ifite abatoza babigize umwuga, aho batoza abana banyu discipline, gukorera hamwe, ubundi tugatoza abana banyu gukora skating by'umwuga ku buryo bakwitabira amarushanwa ya hano mu gihugu ndetse n'andi yabereye hanze y'igihugu. Karibu rero abashaka kuzana abana kujoininga Rwanda Bullet Skaters Club, muraza kubona izi nimero ziri muri video description, ubundi dutangire dusangiza abana ubumenyi natwe dufite. Nakagaruka rero muri video z'ubutaha, nubutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tuje bya ikintu cya fresh. Peace and love. Fire.